harubwo ntekereza ku bintu byinshi by'ingenzi umuntu yakora kandi byose bifite umumaro. Uyu munsi reka ntangire nti Maranatha, namwe munsubize muti Mwami Yesu naze. Reka tureke iby'umutima mwiza yigirira, ijwi ryiza yigirira, ndetse n'isura isamaje ituma abagabo benshi bamukunda. Gusa ikibabaje muri ibyo nubwo tumubona aririmba aseka, ariko ngo ni umubyeyi ufite inimba agendana ku mutima, akagira na byinshi ashimira Imana. Ni nayo mpamvu yeguriye ubuzima bwe bwose Kristo. Muri iki kiganiro ndaza kugucana itoroshi rya murekure mu mateka ateye agahinda, yambaye ibara ry'umukara mu buzima busharira nk'umuravumba, bwuje ububabare bwa sanyu, kuva aho yakuze ari imfubyi kugeza ubwo yafashwe n'uburwayi bwagombaga kumuhitana, ndetse n'ibindi utabwiye kuri sanyu. Njye wagutegure kandi ugiye kukugezaho iki kiganiro ndi Rambo na Jacques. Iyo ni Sura TV1. Nyaboneka niba ari bwo bwa mbere wisanze kuri umuyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi byiza bize bigusesekaraho ku gihe. Wawe ikaze. Ariko ntekereza ko ubuzima bwose Imana buducishamo kugira ngo bugire isomo budusigira. Nakuze mu buzima wenda ko kutarirwa n'ababyeyi, ntabo nagize, nababuze ndi muto. So ubwo nibwo buzima ngiye numva bushaririye nakuriyemo. Ariko amazina nyakuri yitwa Uwera Sara, ukongeraho izina ry'agatazirano yakuye mu gihugu cya Uganda ari ryo sanyu, bisobanura ibyishimo. Uwera Sara sanyu yavukiye mu gihugu cya Uganda, avukira mu muryango w'abana batanu, akaba ari umwana wa kane mu muryango. Muri abo bana bavukana hakaba harimo Manzi baririmbana muri chorale Ambassadors of Christ Choir. Sara sanyu avuga ko we n'abavandimwe be bakiri bato yabaje gupfusha ababyeyi babo, maze bituma bakura ari imfubyi. Ibi byatumye bimukira mu Rwanda, maze Sara sanyu atangira primaire mu kigo cyitwa Gakoni, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba. Sara sanyu yakomereje ayisumbuye muri College Adventiste do Gitwe, aho yize ibijyanye na accounting cyangwa se ibijyanye n'ibaruramari. Yaje gukomereza kaminuza muri IERK Kigali. Sara sanyu ni umuririmbyi ukomeye kandi muri chorale Ambassadors of Christ Choir, aho ari inkingi ya mwamba muri iyi chorale bitewe n'ijwi rye ryiza ndetse n'imigaragarire ye ituma abagabo benshi bamukunda, ndetse n'abandi benshi bakifuza kumureba iyo bakurikira indirimbo za Ambassadors of Christ Choir. Sara sanyu ikizakwereka ko ari inkingi ya mwamba aha muri chorale Ambassadors of Christ Choir, uzakunda kumubona aririmba kandi ari ku murongo w'imbere, aho abayoboye ijwi rya soprano. Sara sanyu avuga ko yinjiye muri chorale Ambassadors of Christ Choir mu mwaka wa 2006, aho yarageze muri segonderi. ahubwo wenda icyo gihe kirekire cyaje ntangiye gukura, cyo kuvuga ngo ndi muri segonderi, noneho ntangiye kubona amakorari ari hejuru akomeye, nkavuga ni Imana uzamfashe basi izi korari nzazigeremo. Icyo gihe hari korari z'abadivizitwaga Abatwaramucyo. Sara sanyu ni umunyarwandakazi kandi akaba umubyeyi ufite abana babiri, ndetse n'umugabo we Kayumba bashakanye mu bukwe bw'akataraboneka bwabaye tariki ya 29 z'ukwa karindwi 2018. Sara sanyu uretse kuba ari umuririmbyi muri chorale Ambassadors of Christ Choir, ni n'umuririmbyi ku giti cye, afite indirimbo 5 zirimo Mwana wanjye, Mwana w'umuntu, Hakazana Itashinda ndetse na Omora, tutibagiwe n'indirimbo Umunsi Mushya yakoreye na producer Clement muzi nk'umugabo wa Knowless. Ariko kugeza ubu ngubu nkaba ndimo gutrayinga cyangwa se kugerageza kuririmba ku giti cyanjye, bitavuze ko nava no muri korali. Sara sanyu avuga ko mu ndirimbo zose za Ambassadors of Christ Choir
indirimbo akunda cyane kurusha izindi ari indirimbo yitwa Imirimo Yawe, ndetse kandi akaba akunda isomo rya Bibiliya riri muri Zaburi ya 23. Sanyu avuga ko muri ubu buzima icyamushimishije cyane ari ukwibaruka umwana we w'imfura, ndetse ngo icyamushimishije cyane birenzeho ngo n'igihe yumvaga ikibondo cye kimwakura mu izina giti mama. Ibi ngo byashimishije Sanyu. Ikintu kinezeza cyane ni ukubona abana banjye banyamagara mami banganiriza. Nicyo kintu kimwe umunezero mu rugo utabona gukomeza. Sanyu avuga ko nyuma y'umuziki ahitamo gusura inshuti, gusura abatishoboye, ndetse no kubaha ubufasha. Ikindi kandi Sanyu atari kuririmba aba yahaye umwanya umuryango we ndetse akanasenga. Sanyu avuga ko ngo iyo ataza kuba umuririmbyi yari kwijandika mu bikorwa by'urukundo ndetse no gufasha abatishoboye. Sanyu ubwo ikinyamakuru cyamubazaga ibyo akunda kurya yavuze ko ukuyemo inyama akunda ibindi byo kurya byose, ariko ngo bitarimo amavuta menshi. Yavuze ko akunda amateke, imyumbati, ndetse n'ibishyimbo, utibagiwe n'ibijumba, ndetse ngo n'ibiryo bya kinyarwanda byose, ariko cyane cyane ngo agakunda amashaza. Yavuze ko mu byo kunywa ukuyemo inzoga akunda icyayi, agakunda amata ndetse n'amazi. Iba ari byo kunywa Sanyu akunda mu buzima bwe bwa buri munsi. Sanyu ubwo ikinyamakuru cyamubazaga korali y'abakunda mu Rwanda yaje kuvuga ko korali zose azikunda, by'umwihariko korali z'Abadivantisiti umunsi wa 7, ndetse ngo kandi ngo utibagiwe n'izindi korali z'andi madini agiye atandukanye zibarizwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Sanyu wise utangira kwibaza uti ese nakahe kazi akora mu buzima bwe bwa buri munsi? Nta kandi kazi akora uretse ko kuba Sanyu ari umukozi muri banki Gosheni hariya mu mujyi wa Kigali. Sanyu nta gushidikanya idini rye ni itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7, akaba asengera hariya kuri Kibagabaga English Church, ndetse kandi kirenzeho akaba ari umwizera mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7 rya Remera, akaba ari naho aririmbira muri korali Ambassadors of Christ Choir. Sanyu avuga ko ngo muri ubu buzima ikiremwa muntu kigomba guhura n'ibigishimisha ndetse n'ibikibabaza. Sanyu akaba avuga ko yashenguwe umutima no kubura ababyeyi be aho yakuze ari imfubyi, ndetse akaza no gukura mu kigo kirera imfubyi. Sanyu avuga ko ngo hari n'ikindi kintu yibuka akababara, ariko kandi agashimira Imana kuba yaramurokoye impanuka Ambassadors of Christ Choir yakoze ubwo yavaga gukora umurimo w'ivugabutumwa mu gihugu cya Tanzania. Impanuka yaguyemwo abantu benshi bari bagize korali ya Ambassadors of Christ Choir. Ni impanuka yabaye mu mwaka wa 2011, ndetse ni impanuka yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ibabaza benshi cyane. Sanyu yabajijwe aho yakuye impano yo kuririmba, benshi batangira gukekeranya ko yaba yarayikuye ku babyeyi be. Ibi ntakana yivuye inyuma akavuga ko ababyeyi be batari bafitiye impano yo kuririmba, ndetse ngo yari ababyeyi bakundaga gusenga, ahubwo akavuga ko impano yo kuririmba yavumbuwe n'abazungu bari baturanye, maze ubwo bumvaga Sanyu aririmba maze batangira gutahura ko umwana w'umukobwa yari yifitemo impano yo kuririmba bigerekeranye n'ijwi ryiza. Ngayo rero ngubwo ubuzima bwa Sanyu, ngaya amateka yuzuye ububabare ndetse na byinshi byuzuye wamenya kuri Sanyu. Njya kugezaga iki kiganiro ndi Rambona Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka ubaye ugeze kuri uyu munota utarakanda subscribe, yaba ari igikorwa cy'ubugwari waba ukoze. Ndabizi neza ko abadukurikira batabibigwari. Kuba kandi subscribe bifurije umunsi mwiza, mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.